Bavandimwe rero hari ikintu nshaka kwibandaho gikomeye, kimwe mu cyo abantu bajya bahanganiramo n'Imana. Nicyo nshaka kwibandaho kubera ko ibindi byose niyo wabikosora, nubona ko birivuga iti ntukibe, ntukice, ntugasambane, n'ibyo wabigira, ibyo ntibikuraho ko hari ikibazo gikomeye, aricyo cyitwa umujinya w'Imana, kandi ujya kuri buri muntu wavutse nk'uko twabyize ubushize, bitewe n'ubumara avukana muri we, bitewe n'uko avuka ari umwijima nk'uko Abefeso 5 babivuga, bitewe n'uko avuka muri we adafite ubushobozi bwo kumvira amategeko y'Imana, kandi akaba azarinda apfa atarabugira. Bavandimwe rero, icyo kintu gikomeye, aho noneho abantu bajya bishuka bagahangana n'Imana, ariko bagahangana nayo mu buryo bubazanira kurimbuka, ku buryo nyine ibindi byose Imana inabikwimye. Reka mbereke, Imana uyirakaje ugapfa ikakwica. Ibi bintu mvuga Bibiliya bivuga ahantu henshi. Iyo tugiye kureba mu Balewi igice cya 10, biratangaje. Imana ngo kubera yuko yashaka kwica abana ba Eli, ntiyahaye umutima Eli wo kugira ngo agende yibwirira abana be ati mureke gukora aya mahano, ngo kuko yari ifite gahunda yo kubica. Murabyumva bavandimwe? Ni ukuvuga ngo Imana ya Bibiliya rero hari uruhande twahishwe cyane, kandi tuhishwa n'abantu babigisha ku nyungu zabo, kuko aba yumva nakubwiye Imana y'ukuri, kubera ko abizi neza ko nawe iby'Imana bikora kubera kwishushanya n'iki, abazi ko nawe umeze nkawe, nawe woro kwishushanya, bityo utari bwongeye gutanga amaturo. Ati rero nacyo ubwo abantu ari indyarya baryarya Imana nkanjye, reka mbabike mu ubwoba bajye bakora ibintu babikorera Imana. Ariko Bibiliya ivuga gutya, ivuga ko ikintu cyose utanze uyihereza, mu Bakorino igice cya 8 n'icya 9, bidatewe n'umutima ushaka, uba ujugunye imbuto mu byatsi, mu bigunda, ntacyo bimaze. Ni ukuvuga ngo Imana ikunda cheerful givers, umuntu utanga anezerewe, umuntu utanga bimurenga. Buriya iyo utuye, iyo bakubwiye ngo utange kugira ngo bagukubire kabiri, murabyumva? Ngo Imana izagukubira inshuro 100, ukabitanga atari umunezero biguteye kubera ko uyishimira ko yakuremye ikaguha ubugingo buhoraho, nta kintu uba ukoze. Bibiliya iravuga mu Baroma igice cya 14:23 ngo igikorwa cyose gikozwe n'umuntu utaramenya neza ko ari uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana, ngo icyo gikorwa cye kiba ari icyaha. Hanyuma ikavuga mu Bakorino ngo umuntu wese, murabyumva bavandimwe, ngo Imana ikunda umuntu utanga anezerewe bimurenze, aserebura. Urabona kera nyengereranya ariko mu buryo bwa kimuntu, iyo wajyaga kuva nko ku ishuri, ugiye gusubira ku ishuri, umucica akagushyira ku ruhande hejuru y'ibiri official, batanze baguhaye amafaranga yo kujyana ku ishuri, ibintu by'ukeneye, ariko kubera urukundo agufitiye ukabona gushyize ku ruhande, ngo ngwino nkubwire, akaguha akantu, akagupfunda akantu, nyine ari urukundo rumusunika kubikora. Mwari mwabona utwana dutoya mu rugo y'umupapa atashye, najyaga mbona utwana tw'udukobwa dutoya, kakaza karwana no kugira ngo kamukuremo inkweto kamwambike sandari, wibeshya akaba ari wowe uzizana, gahita karira. Okay, ibyo ni mu buryo bwa kimuntu, ariko uru rukundo rw'uko umuntu unarizwa nuko bataguhaye amahirwe kugira ngo uture mu rusengero, urwo ni rw'Imana ishaka. Niba utarufite, murabyumva bavandimwe, ntabwo ibyo utanga byose ni ubucuruzi, ni urusimbi, ni bya bindi bya forever na alliance, bya bindi byo kuvuga ngo ndashyiramo aya nkure mayi na chia seed. Niba ari business igenda uyigiyemo utuze, ariko wibyitirira Imana. So aho rero niho abantu babyicira, kuko Imana ikunda abatanga bashatse. Ndashaka kubabwira ko Imana rero tukwiye kuyishaka uko itegeko ryayo rigena. Murabyumva? Iyi ni Imana nyine udapfa kujya mu mitsi nayo. Rero ikintu gikomeye mwene muntu yishe, usibye no kuba tuvuga turi abanyabyaha. Noneho icya mbere ni wita Imana ngo nuvuga ngo nta cyaha ufite, ngo wowe uzakora ijuru ribone, uri muri ituma Imana umunyabinyoma. Nutemera guhamya
ko Imana yahamije umwana wa Yesu Kristo muri urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 guhera ku murongo wa 9 ko umufite ababonye ubugingo buhoraho. Uraho wese Imana umunyabinyoma. So kudasobanukirwa nuvuga ngo uzafata gucyanuka ugukure mu kumvira amategeko y'Imana, uzaba usuzuguye gucyanuka Imana yagennye. None ibyo byose rero tubizane, byose bihinduka kaga, bigahinduka ishyano, ariryo rizazana abantu kurimbuka iyo noneho umuntu ageze kuri uyu mwisho. Kandi benshi bene wacu, ababyeyi bacu, ba marume, ba sogokuru, abantu benshi nibyo bintu bahagazeho, nibyo bintu bizera, nibyo bintu bitendetseho, banze kubirekura. Ari by'ibi ngibi bihaye guhangana n'Imana bavuga iki kintu. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 21 ariwo nshaka ko tuza kuzengurukaho, nkagerageza ko Imana imfashije nawe fungura amaso ya buri muntu akareba we n'uyu murongo aho bahurira, akamenya ko ari umuntu wagabye igitero ku Mana, cyangwa se ari umuntu waje agashyira intwaro hasi agasoma ibirenge nk'uko Zaburi ya 2 ivuga. Gukizwa ni ukuza gusoma ibirenge bya Kristo. Si ukuza ufasha mu migongo ngarakomanga ku rugi ngo aringinga. Kiriya cyanditswe cyo mu byahishuwe ntabwo kivuga abapagani batarizera, kivuga abantu bizeye bakwiye kwegera intebe y'ubuntu kugira ngo basangire n'Imana muri fellowship n'Imana. Ntabwo rugira ukomangwa. Ni abantu Yohana yari yavuze mu gice cya mbere ngo watwitanye kugira ngo akaduhanagura ibyaha byacu byose tukababera n'abaziranenge. Abo nibabwira ngo rero warasinziriye, kanguka wowe usinziriye, wongere usabane n'umukwe ari we Kristo. Kora gukomanga ku rugi n'urwo abantu baziranye, si urw'abanzi umuntu wese utarizera n'umwanzi wa Kristo. Umva uko Bibiliya ivuga umurongo wa 21 igice cya 2 cy'Abagalatiya, simindura ubusubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa no kumvira n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Bavandimwe, iki kintu si imikino. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuze ngo gukiranuka nzabona bizaterwa nuko nzitwara, nuko nzirinda n'umukobwa nkazashaka ndisugi, yuko nzirinda ndi umusore nkazabaho nsenga sinijandike mu biyobyabwenge, yuko nzitwara neza mwubaha ababyeyi, yuko ku kazi nzagerageza kuba excellent, mwubahiriza igihe nkaba punctual, nyine nkagera ku gihe, nkatera ibikumwe uko bikwiriye, sinige ruswa. Muvandimwe, ibyo byose wabikora ukajya ikuzimu, kuko icyo urimo uvuga uravuga ngo uko nitwara, aribyo bivuze kumvira iby'Imana itegeka, kumvira uburyo Imana yagennye umuntu akwiye kubaho. Yaba amategeko wumvira ari muri conscience yawe, Bibiliya ivuga ko Imana yaduhaye umutima nama, bityo ukaba imfura wenda utagiye mu idini ariko ubikuye mu mutima nama wawe, ubwo nabwo urimo urumvira amategeko Imana yashyize mu mutima nama wawe. Uraba imfura uzarimbuka. Biriya mvuze byose ni byiza kubikora. Byaba byiza buri muhungu wese atemeye gushaka umukobwa wiyandaritse. Byaba byiza buri mukobwa wese atemeye umuhungu wagiye mu biyobyabwenge wiyandaritse. Ariko ibyo ntaho bihuriye habe namba n'uburyo umuntu abona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu arimo aravuga ngo simindura ubusubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yarapfiye ubusa. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo nzakizwa no kwitondera amategeko n'imihango y'idini no kwiyandikisha n'igisekuruza cyanjye, cyakumvira amategeko ari mu mutimanama wanjye, urimo uvuga ngo Kristo yapfiriye ubusa. Urimo uvuga ko Imana ari yagize ari project manager w'umuswa, utazi ubwenge, watanze umwana we kandi hari amategeko arasanzwe ahari yamereza ubugingo buhoraho. Bavandimwe, iki kintu kirakomeye, mujye mukitondera.